nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi bacu mwe mwese mudukurikiye muri mu mpande n'impande zigiye zitandukanye z'igihugu. Ni ukuri rwose ndabasuhuje, kanizere ko Uwiteka akomeje kubarinda, akomeje kubahezagiza ndetse akomeje kubatiza impagarike n'ubugingo. Bahaye ikaze rero, ndagarutse ngo dukomeze. Ndakeka mu kiganiro kimaze iminsi gitambutse twaravuze ku bimenyetso bishobora kukwereka ko umukobwa yagukunze cyangwa se agukunda, kabone n'ubwo wowe ubwawe nyamuhungu waba utaramubwira ati je t'aime cyangwa se I love you. Ndabizi bivugwa mu ndimi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko reka mbivuge mu kinyarwanda. Kabone n'ubwo waba utaramubwira uti ndagukunda, arakunda kuvuga ati nakupenda, arakunda kuvuga uti te amo n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mwarabyumvise rero, sinzi niba mwarabihaye agaciro, ariko uko bimeze kose biriya bimenyetso uko ari 10, musore wanjye, aho uri hose niba warabashije kubyumva, ushobora kuba hari icyo wakuyemo. Uzagenzure neza wa mukobwa mumaze iminsi muganira, wa mukobwa mumaze iminsi muhamagarana utumesaje twa hato na hato, umubwira uti wiriwe ute cyangwa se wariye, wabyutse, se urimo urakora iki, umunsi wakugendekeye. Burya iyo utuntu nk'utwo turimo mujye mugira amakenga, kubera ko sometimes usanga ari urukundo rwa nyarwo, mukundana nubwo rimwe na rimwe muba mutarabwirana ko, cyangwa se umwe muri mwe bataratera inambwe ngavuga ati ndagukunda. Gusa aka kantu reka nkabibutse, nubwo bamwe na bamwe mugenda mukritika ijambo umuco nyarwanda, nako ntabwo ari ukurikitika, ntabwo mukritika umuco nyarwanda, ahubwo mumbabarire ko nabivuze gutyo. Ari ukuntu usanga mukritika kuba nta mwari ufata iya mbere ngo abwire umuhungu ukamukunda, ariko mu by'ukuri mu muco nyarwanda ntabwo ibyo bintu byemewe. Bari b'u Rwanda, barumuna banjye, bakuru banjye, abo tungana, ndabinginze rwose, mu muco nyarwanda ntaho ndabibona, nta naho nabyumvise umukobwa ufata iya mbere akabwira umuhungu ukamukunda. Gusa kubera ko ubu basigaye bavuga ngo byabaye uburinganire, abatipe basigaye batera comment bavuga ati ni gute umukobwa watakubwira akagukunda. Gusa inshuti yanjye, icya mbere ni ukwiyubaha. Gusa ntibivuze ko uramutse uvuze ko ukunda umuntu waba utiyubashye. Birashoboka ko waba wiyubashye, ariko burya kuri njye simbyumva. Ntabwo numva ko byaba ari ibintu byaba biri fair kuba wabwira umuntu kumukunda. Ushobora gukoresha ibimenyetso bigiye bitandukanye, bishobora kuba byamwereka ko umukunda, umwitayeho, umutekereza, ndetse unamuha agaciro cyane. Aricyo cya gihe mubwira inshuti zawe igihe muri kumwe, ukamwereka ko umwishimiye, igihe muganira ukamwereka ko uri attentive ku byo ari kukubwira. Kwa kundi umuhamagara umwandikira message za hato na hato, abatipe nabo ntabwo ari abana, nawe yabona umwandikira kenshi gashoboka, ukagerageza kumuhamagara. Burya nshuti yanjye, ntukagire ngo wenda hari izindi mpuhwe, nuko kaba karimo. Sasa rero bakuru banjye, barumuna banjye, abo tungana, ndagira ngo mbasabe muze mwegere hano, mbabwire ibimenyetso bishobora kukwereka ko umuhungu agukunda cyangwa se yagukunze. Nimuze kujya kure, ndaje twitangirire ikiganiro mbabwira ibyo bimenyetso byakwereka ko umuhungu yagize ate yagukunze. Ibintu bigaragaza umuhungu ugukunda biratandukanye bitewe n'umuhungu uwo ari we. Abahungu bamwe na bamwe bahura n'ikibazo mu kwerekana urukundo bifitemo kandi koko bakunda. Aha bisobanuye bajya bagorwa no kugaragaza amarangamutima yabo, akaba yagorwa no kukwereka ko yagukunze kandi mu by'ukuri agukunda. None se uri umukobwa ukaba ukundana n'umuhungu ubizi ko agukunda kandi akanabikubwira, ariko ntubone ibimenyetso,
ni gute wavumbura ko agufitiye urukundo? Dore ibimenyetso uzagenderaho ukamenya ko umuhungu agukunda koko. Icya mbere, umuhungu ugukunda agushyira muri gahunda ze z'ejo hazaza. Uyu muhungu ahora yihatira gukora ibikorwa bibafitiye mwembi ejo hazaza cyangwa se bibafitiye akamaro. Niyo ntacyo murageraho, wumva mu nzozi ze harimo kuzabana nawe ubuzima bwe bwose. Icya kabiri, kugusekera cyangwa kumwenyurana ibinezaneza. Mbese aha ngaha iyo muhuje amaso agerageza kumwenyura, ariko akamwenyura bitandukanye nuko yamwenyurira abandi cyangwa se bagenzi be cyangwa se inshuti ze. Umuhungu ugukunda niyo yaba ababaye, iyo akubonye kubera ko uri umuntu w'agaciro imbere ye no mu buzima bwe, aba yumva agiye gutura agahinda ke, akaruhuka umutwaro yari yikoreye. Kuko umuhungu ugukunda iyo ababaye arakwegera akakuganiriza, akakubwira akababaro ke, kuko aba yizeye ko ugiye kumufasha kwikorera uwo mutwaro. N'iyo akubonye agerageza kumwenyura, ahubwo igihe agiye kukubwira agahinda ke nibwo agerageza guhinduka mu maso ukabona koko kababaye. Gusa inshuti yanjye, nubona hari umuhungu kwegera uri muri iyi situwasiyo ababaye agira ngo akuganirize agahinda ke, ndakwinginze uzamutege amatwi, wumva agahinda ke, byibura uzamufashe kuruhuka uwo mutwaro, umwereke ko umuri hafi, uzagerageze kuhaba kubwe. Ikindi nakongeraho, umuhungu ugukunda kimwe n'iyo yishimye ahora yumva ashaka kugusangiza ibyishimo bye bya buri munsi ndetse bya buri mwanya. Iyo yishimye aba yumva uko yishimye ariko nawe wakishima, mbese yumva ibyishimo bye mwabisangira, kuko aba yumva nta wundi yabisangira nawe utari wowe. Icya gatatu, kugucira bugufi yagukoreye ikosa, akagira ishyaka ryo kugusaba imbabazi vuba kandi aciye bugufi. N'igihe hari wowe wakoze ikosa cyangwa wakosheje, iyo umusabye imbabazi abikuye ku mutima arakumva, akaziguha kandi akakugira n'inama ku buryo wazajya wirinda amakosa. Mbese umuhungu ugukunda arakumva, n'iyo umusabye imbabazi akihutira kukubabarira, kuko aba yumva agukunda kandi atifuza kugutakara. Nshuti yanjye, nubona hari umuhungu ukoreye ikosa ukamusaba imbabazi ariko ukabona ntabyumva, uzagira amakenga. Hari igihe aba yumva byaba ariyo ntandaro yo kugira ngo mutandukane cyangwa se akureke. Ariko umuntu ugukunda atekereza ko uri umuntu utari marayika ngo gusa bibaho. Ariko nawe simvuze ibi ngo uzabigira akamenyero, ujye ukora ikosa uhora urisubiramo, kuko ibyo bituma umuhungu agutakariza icyizere ndetse akabona ko nta gahunda ufite. Ariho hahandi usanga atangiye kugenda kugiraho gushidikanya, agashaka inzira zo kuba yakwikuramo no kukureka. Gusa niba ukosheje ugasaba imbabazi, wirinde kongera kugwa muri iryo kosa. Ikindi musore wanjye cyangwa se nawe nk'umuri kunyumva, forgive and forget. Twige kubabarira tunibagirwe. Niba ubabariye umuntu, ibagirwe ikosa yagukoreye. Reka twikomereze no ku kimenyetso cya kane. Icya kane, umuhungu ugukunda aguha impano zidasanzwe zidahanitse kandi n'igihe runaka bidakenewe cyangwa se without purpose. Kuko hari igihe usanga abantu bakundana bakunda guhana impano nko ku gihe cya anniversaire, ku munsi ufite icyo usobanuye mu buzima bwawe, umunsi wa Saint Valentin. Ariko umuhungu ugukunda niyo byaba atari icyo gihe, ashobora kuguhereza impano zidahanitse ziri aho ziciriritse, wenda akajya akunda kukugurira utuntu twa hato na hato
ukabona gutunguranye uyu munsi yagutunguye afite akabombo, ejo afite shokora, ejo afite n'utuntu twinshi dushobora gushimisha abakobwa. Burya abakobwa cyangwa se igitsina gore bashimishwa n'utuntu duto cyane, ako wamuhereza kose ukamuhana umutima mwiza ubugwa neza karamushimisha kandi akagafata nk'ikintu kinini cyane. Iri naryo ni ibanga mbameneye rwose basaza banjye cyangwa se mwa basore mwe muri kunyumva. Umukobwa aho yava akagera anyurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose umuhanye umutima mwiza kandi abizi neza ko gikuye ku mutima, kabone niyo cyaba ari cyo wakibuze igiceri cy'icumi, we ahita akibonamo nk'impano cyangwa se akakibonamo nka zahabu. Unyumve neza, agiha agaciro karenze ko ako wowe ubwawe ushobora kubutekereza ko yahaye agaciro. Icya gatanu, umuhungu ugukunda akunda kukwitegereza, aho uzasanga akunda kukureba aguhozaho ijisho, akantu kose ukoze niyo waba uzi ko atakubonye cyangwa se atakwitayeho, uzasanga yakubonye kare kandi neza cyane. Ni naho uzasitara uzi ko atakubonye akakubwira ngo imore, wajya kwitsamura bikanga akakubwira turakire, wajya gusimbuka cyangwa se unyereye gato ukabona ahise agufata ukuboko. Mbese aba akwitayeho cyane. Rimwe na rimwe n'igihe utishimye muri kuvugana kuri telefone utaranamubwira ikibazo ufite, uzumva ko bajije ati umeze neza, cyangwa se ko numva utavuga neza, ufite ikihe kibazo? Kuko we ako kanya ahita yiyumvamo mu ndurimo, kuko umutima wawe uba usa n'uterera mu wiwe cyangwa se umutima we usa n'uterera mu wawe. Iyo ugize ikibazo, burya umuntu ugukunda cyangwa se umuntu ukunda, inshuti yanjye, iyo agize ikibazo cyawe ukakigira, mwembi murabimenya, kuko umwe muri mwe atangira kumva adatuje, ariho hahandi utangira kugura no gushaka telefone ngo umuhamagare, cyangwa se yaba yanaguhamagaye afite ikibazo umutima ugahita ukurya. Burya si uko aba ari ikindi, urwo aba ari urukundo. Icya gatandatu, kukwisanzuraho kugeza ubwo akubwira amateka y'ubuzima bwe bwose, aho uzasanga akubwira amateka y'ahahise he, akubwira ibyo yagiye anyuramo, byaba bimubabaje, byaba bishimishije, kugira ngo byibura ujye umenya uko umutwara, niba hari ibyamukomerekeje, niba bikubwiye abagira ngo byibura ujye umuba hafi, umufashe kubyibagirwa, sometimes umukanselinge, ikindi umube hafi abashe kugarura ibyishimo, anezerwe. Niba ari wa muntu ufite utuntu akunda avuga ati mu mateka yanjye nakuze mbayeho gutya na gutya, akenshi uba usanga ari amateka ashaririye, kuko umuntu ufite amateka adashaririye, ufite amateka meza, ntabwo yakubwira byinshi. Ariko wa wundi ukunda kukubwira ubuzima bwe, buriya aba afite byinshi yagiye anyuramo bitari byiza. Burya umuntu uzakuganiriza amateka ye, inshuti yanjye, aba akeneye kumuba hafi, byibura ukaba wakokipa umwanya cyangwa se icyusa afite mu buzima bwe, ukaba wabicyuzuza, ukuzuza, cyangwa se ukaba wakomora bya bikomere yagiye aterwa n'amateka ye yahahise. Aha kandi uzasanga n'umuhungu yihatira kumenya amwe mu mateka yawe. Gusa ahangaha nanone ku muhungu ugukunda, iyo asanze amateka yawe wenda atari meza cyangwa se ahabanye n'uko yayatekerezaga, yemera kwakira ahahise hawe. Musore wanjye, niba uzi ko hari umukobwa ukunda ukaba warananiwe kwakira ahahise he, nakubwira ko utari seriye mu rukundo. Uko umuntu ugukunda yarakumenye ukuze, aba agomba kwakira ahahise hawe, kuko hari igihe nawe uba utarishimye wenda kugira amateka atari meza. Gusa nanone uba usanga agerageza kugira ngo amenye ayo mateka yawe, amenye bamwe bo mu muryango wawe, agashaka ko nawe umenya bo mu muryango we, mbese akumva ko yamenya famiye yawe birambuye,
nawe ukaba wamenya famiye ye birambuye, kuko ibyo bibafasha cyangwa se nawe bimufasha kurushaho kukumenya no kumenya uwo akunda uwo ari we. Ikindi, nyuma yo kubwira umuhungu ibyaranze ubuzima bwawe cyangwa se amwe mu mateka yawe y'ahahise, ibyo uzamubwira waciyemo bibabaje, uzajya wumva bimubabaje nubwo byashize. Rimwe na rimwe azajya kwihanganisha kandi ubyumve ko abikuye ku ndiba y'umutima kuko akubwiye ngo ihangane. Icya karindwi, umuhungu ugukunda akwiyereka uko ari kose, nta na kimwe aguhisha. Burya si no ku bahungu gusa no ku bakobwa nuko. Umuhungu ugukunda cyangwa se umuntu ugukunda arakwiyereka, ntabwo yakwihisha, kuko abagutekereza nk'umuntu uzaba wenda future wife cyangwa se future husband, bigatuma kwifungurira akavuga ati kamubwize ukuri, mwiyereke wese, ati ejo n'ejo bundi atazasanga bimeze gutya na gutya, ugasanga anagarije icyizere. Sasa rero n'umuhungu ugukunda cyangwa se wagukunze akwiyereka wese. Burya umuhungu wagukunze akagera n'igihe agusaba urukundo, nuko uba waramunyuze mu by'ukuri. Igihe rero muzamara igihe kirekire mukundana, agakomeza kukubwira ko umunyura, akwishimira kandi agakomeza kukubaha nk'uko byatangiye. Inshuti yanjye, uyu muhungu aba agukunda by'ukuri, kuko hari igihe usanga nk'umuhungu mukundana mumaranye n'igihe kinini, rimwe na rimwe ugasanga urukundo rwatangiye gukonja, ntakigukunda, ntakikubaha. Rimwe na rimwe ari naho usanga havaho ibintu bya break up, wenda bitewe n'uko umuntu yagiye kwiyereka cyangwa se nawe wagiye umwiyereka. Ariko burya kwiyereka umuntu mba numva ari byo bya nyabyo, kuko bimufasha gukomeza gufata umwanzuro no kwihanganira amwe mu makosa yawe. Burya umuntu uzereka amakosa yawe agakomeza kwihanganira akanabikubahira, nuko mu by'ukuri aba agukunda. Kuko iyo ukunda umuntu, nzi ko urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose kandi rwizera byose. Rero umuntu ugukunda aba agomba kwihangana, kukwizera no kukubabarira. Umuntu muzakundana imyaka n'utwaka, mugakomeza guhuza, akakubaha kandi agakomeza kukubwira akagukunda, mu by'ukuri uyu muntu rwose uzamwubahe. Nanjye ubwanjye navuga nti much respect kuri wowe wa musore we. Icya munani, umuhungu ugukunda aterwa ishema nawe cyangwa se kukugirira ishema, mbese aba ari proud yawe. Niho uzabona igihe mugendana gufata akaboko, ari nk'umurinzi wawe. Iki ni kimwe mu bimenyetso by'ingenzi bizakwereka ko agukunda cyangwa se mukundana. Igihe twa kundi ujya ubona abantu bakundana, uburyo abantu bakundana baba bafite ukuntu babanye, batemberana, usanga umuhungu ashaka gufata ukuboko, ugasanga ashaka kwisanzuraho. Ikindi, aba yumva ko yanabyerekana cyangwa se akabyereka buri wese ko mukundana, kuko aba yumva nta banga ririmo ko mukundana, cyane ko aba yumva ari na proud yawe. Kwereka abantu ko muri inshuti cyangwa se muri couple, aba yumva ahubwo ari ryo shema rya mbere. Ikindi kimenyetso ari nacyo cya nyuma, umuhungu ugukunda arakwifungurira. Umuhungu ugukunda ntagira icyo aguhisha, ndetse yewe n'amakosa ye, aho usanga nyine yemera ko kwigaragariza uko ari kugira ngo arebe cyangwa se byibura abone ko ushobora kwihanganira amwe mu makosa. Yewe niyo yaba yagukosereje cyangwa yagukorera amakosa, ntuhite uyabona, waragutanga akayakubwira kandi akayasabira imbabazi. Aha niho uzasanga umuhungu akubwira ati honey I'm so sorry, byagenze gutya na gutya,
kandi mu by'ukuri wowe utanabibonye cyangwa se wanabibonye ukabyirengagiza, ariko wakumva afite umutima wo kugusaba imbabazi kubera ibyo yakoze, kuko yumva ko bishobora kuzana agatotsi mu mubano wanyu bigatuma agusaba imbabazi. Icyitonderwa aha, ndagira ngo munyumve neza mwa bakobwa mwe, uritonde. Abahungu bafite akarimi karyoshye kandi gashyushye ndetse kareshya. Ndabizi ntibyoroha kwirengagiza amagambo aryoheye amatwi, ariko ayo magambo akenshi aba yuzuye uburyarya. Nshuti yanjye, akenshi amagambo arabeshya, niyo mpamvu ari byiza cyane kugendera ku bikorwa n'imyitwarire umuhungu akugaragariza cyangwa se ubona. Hari abahungu batabarika bigarurira imitima y'abakobwa bakoresheje utugambo turyoshye, kandi mu mitima yabo bafite ikindi cyangwa se bafite izindi nyungu bagendeyeho. Izindi nyungu bagendeyeho bashaka kugeraho zitandukanye n'urukundo rw'ukuri. Nshuti yanjye, ndagira ngo wumve neza, kuba uyu munsi umuhungu akubonye akaba yakugirira kurashi, agatangira kukubwira amagambo aryoheye amatwi, jya ubanza witonde mbere y'uko wizera ko umuntu agukunda. Jya ubanza utekereze kabiri. Aha simvuga ku bakobwa gusa, namwe basore munyumve neza. Iteka uko umuntu akubwiye ngo aragukunda, jya ubanza ugenzure umenye neza, ese koko arankunda by'ukuri? Niba nkunda se mu by'ukuri yankundiye iki? Icyo ni ikindi kibazo uba ugomba kwibaza, kuko umuntu ugukunda aba afite impamvu yagukunze, ku buryo ashobora no kujya hariya akaba yayisobanura. Ariko buryo nusanga umuntu agukunda without purpose, adafite n'icyo yagukundiye, ujye ugira amakenga. Nshuti zanjye, dufite ikibazo cy'uko usanga ibikorwa byacu bidahura n'amagambo. Twirwa tuvuga urukundo, ukibwira umuntu uti ndagukunda, ariko mu by'ukuri ibikorwa byawe bidahura n'amagambo uvuga. Ugasanga ndagukunda yawe ntihura n'imyitwarire yawe n'ibyo ugaragariza uwubwira ko umukunda. Nshuti zanjye, twige kuvugisha ukuri, twe gukomeza guhemuka, kuko iyo mbeshwe urukundo cyangwa se undi akarubeshwa, nicyo cyagiye tuzumva ko urukundo rw'ukuri rutagihari, kandi rwose rurahari ntaho rwagiye, usibye ko twebwe ubwacu twananiwe kuvugisha ukuri. Ari naho uzasanga hava ibintu byo guhemukirana no guhemukirwa. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yarazinutswe urukundo kubera akantu gato cyane. Ndabinginze, urukundo ni ijambo rito cyane, ariko umuntu atabaho adafite. Ni ikintu kigora kubura, kuko iyo umuntu akibuze arahangayika. Ariko rwose Mana yanjye, nshuti zanjye muri kumva muri kano kanya, mureke dusigasire ibyo dufite, twe kubitesha agaciro. Niba ugiye mu rukundo baseriye, niba wumva ukubwiye ko agukunda utamukunda, mubwize ukuri umutesha umwanya, kuko igihe azamenya ko wamubeshye azababara kuruta uko wamubwira ati ntabwo ndi seriye, sinshaka gukundana nawe, kuko icyo gihe agira n'uko yitwara kuruta uko wamubeshya ko umukunda kandi mu by'ukuri urwo rukundo rudahari. Ndabashimiye cyane mwe mwese mwafashe umwanya wanyu mugakurikira iki kiganiro. Njye wagiteguye kandi wakibagejejeho nitwa Atete Pauline. Ushaka kuduha ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, wakandika muri comment, cyangwa se ukaba wanyandikira ku mbuga nkoranyambaga nkoresha Facebook na Atete Pauline, IG naho na Atete Pauline. Ibitekerezo byanyu birakenewe kuko ni inyamiruka. Murakoze cyane, tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mba nafashe umwanya wanjye nkategura kino kiganiro. Nibutsa mwe mwese mutarakora subscribe, gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Murakoze cyane.